ngira ngo murabibona ko turi kumwe n'abafana b'ikipe ya Sport nyuma yo kwegukana amanota 3 aho babashije gutsinda ikipe ya Gorilla igitego kimwe ku busa kufura itewe na Eritsenzi Ngarufunga. Katuganira n'abafana ba Sport bakomeye cyane turi kumwanga, mufite byishimo by'ikuba mubashije kwigobotora uyu munsi Gatera. Ubu kugereka kandi amazina yanjye ni Munyentwari witwa guturuka Rwamagana. Yego, iyi ntsinzi yituye abareyo babashije kugera hano n'abatahageze. yego, Ariko tumenyesha ikiyoni nicyo kituri imbere. yego, Ubu twari umwanya wa kane mwiteguye kugipika. umva 29 z'ukwa gatatu. Yego, Kirya kiri imenge ikiyoni tuzakibaga, ubutumwa murabutanze. tuzakibaga twongere tukibaga. Nanjye nimba ari umuntu barwaye borone njyewe ubu aya manota aranshimishije ku rwego utakumva, ngira ngo namwe murabyishimiye cyane uko Ntabwo nava i Rwamagana nje kurya amafoto hano kuri stade Pere. Ubu kano kanya abareyo muri rusange turishimye, dutangiye weekend twishimye. Igisigaye bibaye byiza twareba twese i Kanombe, yego, ukajya kwakira umutoza wacu. uvuye i Rwamagana, waje uturutse i Rwamagana. I Rwamagana indani aho bita ku Kirenge. bro kuko ukunda Rayon Sport cyane, Mbabarira. uzahibwa inyuma. Dore Ese ko hari abafana bamwe na bamwe nk'ab'igikona njya mbona ahangaha rimwe na rimwe batsindwa bagakuramo jezi, wowe iyo watsinzwe bigenewe. twebwe ntabwo tuzadatira igihango nk'ikiyoni ngo dukuremo jezi tuzitere umupira. Ikipe yacu twebwe twayigiyeho tuzi icyo tugiye gukora. Iyi ni ikipe y'abanyarwanda muri rusange, Ikipe twarazwe na ba soko. twe turi abaturage, ariko ikipe twiragiwe n'abasogokuruza ntabwo tuzigera tuyitesha agaciro. Murakoze cyane rero. Urakoze nawe.